Ndagusuhuje nkwifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri Rwanda Media Info. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe bitewe n'ibice by'isi urimo bigiye bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Tutugarutse mu nyandiko z'ibitangazamakuru byakomeje kugenda byandikwa byibanda kuri politike na diplomasi bigamije kubaka societe, ariko kandi ndagira ngo tubashe kuba twareba inama ya minisitiri yakomeje kugenda igaragaza mu gufata imyanzuro n'ibyemezo byakomeje kugenda bigaragaza ko bigamije guhindura gahunda y'abanyarwanda, ariko kandi byakomeje kugenda byibanda kuri mituweli, ubwisungane mu kwivuza, mu gihe kandi bikomeje kugenda byumvikana ko abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko bakeneye inyunganizi igomba kuba yashyirwa kuri mituweli kugira ngo bashe kuba bakivuza neza. Ariko kandi ndagira ngo mu by'ukuri inama ya minisitiri yaje kuba yaterana, ariko igamije kuba yakongera kunga ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kuba bareba ese ni gute abaturarwanda baza kuba batangirwa mituweli. Ibi kandi bikaza kuba byagaragara ko biri buze kuba byasiga u Rwanda rumeze neza, mu gihe kandi turi buze kuba twakwibanda ku byakomeje kugenda bitangazwa. U Rwanda rwakomeje kugenda rukora udushya twisi dutandukanye, ariko ndagira ngo tubashe kuba twarebera hamwe ku byakomeje kugenda bitangazwa n'inama y'abaminisitiri igamije kongera kubaka abaturarwanda ndetse na societe muri rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri mubashe kuba mwampereza ikase mbagezeho bimwe mu byatangajwe n'abaminisitiri bakomeje kugenda bagaragaza ko bashaka kongera gusiga u Rwanda rumeze neza mu byemezo byose byakomeje kugenda bitangarizwa hamwe. Munye mu by'ukuri tubashe kuba twabirebera hamwe. Kugeza ubu nk'uko amakuru akomeje kugenda bigaragaza, ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli mu Rwanda ikomeje kugenda igaragara nk'imbogamizi cyangwa se ikibazo, dore ko abaturarwanda benshi bakomeje kugenda basaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda kugira inyunganizi yatanga kuri mituweli, ubwisungane mu kwivuza. Bikabyumvikana ko abaturarwanda benshi bakomeje kugenda bigaragaza nk'ikibazo cyareberwa hamwe, by'umwihariko n'ubuyobozi bw'u Rwanda hakaba hareba icyakorwa kugira ngo mu by'ukuri abaturarwanda bafite nk'iki kibazo bagomba kwa mu by'ukuri bashyirirwaho inyunganizi cyangwa se nkunganire kuri mituweli. Ukabona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi nibiza kuba byashyirwa mu bikorwa biruze kuba byatuma abaturarwanda babaho neza cyane. Ariko kandi ni munyemere mbasha kuba nabagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga amakuru yacu nk'uko twakomeje kugenda tubibasezeranya. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu Rwanda yo ni menshi, rero ngo mu by'ukuri tubashe kuba twarebera hamwe zimwe mu ngingo zigiye kuba zaranga amakuru yacu, ukareba ko ibyakomeje kugenda bigaragara mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragara ko kiri very clean kuko ibyakomeje kugenda bigaragazwa kugeza ubu. Rero mu by'ukuri Madagascar n'ahandi hatandukanye muri Washington DC ku byakomeje kugenda bigaragazwa, u Rwanda rwongeye kuba rwakigaragaza neza, ndetse kandi byakomeje kugera byumvikana ko muri iki cyumweru hamaze iminsi havugwa imikino ikomeje kugenda ihuza ibisirikare bitandukanye ndetse na polisi zitandukanye. Byakomeje kugera byumvikana ko u Rwanda rwitwaye neza, rukaba rwarageze ku mwanya wa gatatu ku munsi w'ejo. U Rwanda rukaba rwarakiriye igihembo n'ibyo kandi muri Goma cyangwa se mu by'ukuri hano mu gihugu cya Kongo hakomeje kugenda humvikana ko hongeye kuba hagaragara indege ya MONUSCO cyangwa se ONU yongeye kuba yagaragara muri Goma. Byongeye kuba byagaragara nk'igitangaza kidasanzwe kubona mu by'ukuri ibyari bimaze hafi igihe kingana n'umwaka. Byumvikana ko ikibuga cya Goma cyari cyamaze kuba cyafungwa, ariko bikumvikana ko ku munsi w'ejo hagaragaye indege yo mu bwoko bwa ONU yongera kuba yagwa ku kibuga cya Goma. Ibi kandi biraza kuba bigira mu byo turi buze kuba twakwibanda mu gihe kandi ingingo nyamukuru tugiye kuba twakwibanda ku bwisungane mu kwivuza ikizwi nka mituweli. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko abaturarwanda benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ibagaragariza urukundo, kuba bigiye kuba byakumvikana ko umuturarwanda agiye kuba yashyirirwaho 50% ku bwisungane mu kwivuza. Ibi kandi biraza kuba byasiga abanyarwanda bamwe na bamwe bakomeje kugenda bashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ku byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ku rundi ruhande biraza kuba bikomozwa ku mafaranga y'Iminirivare yakomeje kugenda aba ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda cyangwa se urwego rwa NESA rwongeye kuba rwatangariza abanyarwanda by'umwihariko bize bafite diplome zitandukanye bakomeje kugenda basezeranwa ko akazi kagiye kuba katangwa. Bikumvikana ko itangazo ryasohotse rigaragaza ko imyanya y'akazi ihari by'umwihariko muri rege cyangwa se mu mashanyarazi. Ibi kandi bikumvikana ko abafite diplome zitandukanye bagomba kuba basunga cyangwa se bakisunga. Iri tangazo rigamije kuba ryatanga akazi ku banyeshuri barangije kwiga. Ibi ngibi sibyo tugiye kuba twakwibandaho nk'uko nakomeje kugenda bibasezanya. Tugiye kuba twakwibanda ku byakomeje kugenda bitangazwa. Amakuru ni menshi yakomeje kugenda atangazwa mu Rwanda,
Nimunyemerere kuri aka kanya mbashe kuba nabagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru, ariko tuba twagize igihe kirekire cyangwa se mu by'ukuri amakuru tuba twabatangariza abari menshi tukaba twabuze naho duhera ubu ngubu. Ariko kandi reka mbashe kuba mu by'ukuri nahera ku makuru yo kuri mituweli cyangwa se mu by'ukuri ku byakomeje kugenda bigaragazwa ku bwisungane mu kwivuza. Ndaza kuba nakomoza ku kibazo cya minerivare mu Rwanda, inze kuba nakomoza ku nkingo zikomeje kugenda ziteza ikibazo za covid, zikomeje kugenda zumvikana ko zakomeje kugenda zigaragazwa. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa, umwe mu bakire bamaze imyaka igera kuri 20 bazwi nka Elon Musk yongeye kuba yashyirwa amabanga ye hanze. Byose turaza kuba twabikomozaho mu gihe kandi turibuze ko twareba bamwe kuri izi nkingo za covid zakomeje kugenda ziteza ikibazo gikomeye cyane. Benshi mu biteje izi nkingo za covid bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bagira impungenge ku ngaruka zakomeje kugenda zigaragazwa ziri guterwa n'izi nkingo za covid-19. Ariko kandi mu bana b'imyaka 15 mu Rwanda babangavu bakomeje kugenda bagaragaza ko batanogewe na serivisi ikomeje kugenda igaragaza ko ishobora kuba yabatangirwa cyangwa se yabahabwa, bagaragaza ko abana b'imyaka 15 mu Rwanda bagomba kuza baterwa izi nkingo zo kuba bafunga ibyara muri gahunda yo kuba bakumira inda ziterwa abangavu zitateganyijwe. Ukabona ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa abana b'imyaka 15 babangavu b'abakobwa mu Rwanda batakomeje kugenda babyumvaho kimwe. Ukabona ko bakomeza kugenda bagaragaza ko ari imbogamizi zikomeye cyane, mu gihe kandi minisitiri yakomeje kugenda igaragaza ko iki cyemezo cyafashwe cyo kuba bakingira abana b'imyaka 15 mu Rwanda bangavu mu gihe cyo gufunga ibyara byumvikana ko atari umwanzuro mwiza cyangwa se umwanzuro wakagombye kuba washyirwa mu bikorwa. Mu yandi makuru akomeje kugenda agaragazwa, ndaza kuba nakikoza ku kibuga cy'indege cya Goma ku butaka bwa Kongo mu gihe byakomeje kugera byumvikana ko indege ya MONUSCO yaje kuba yagwa kuri iki kibuga. Ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa byanga byakunda, MONUSCO yakomeje kugenda igaragaza ko igamije kuba yazana amahoro. Hagati aho kandi rajya ngumvise kuri Leta z'Ubumwe za Amerika zongeye kuba zakigaragaza ko zigomba kuba zafatira u Rwanda ibihano bikakaye cyane, mu gihe kandi u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko rutari buze kwa rwakwemera ibihano bikomeje kugenda birufatirwa. By'umwihariko Leta z'Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zigira akarima k'igikoni umugabane wa Afurika. Byumvikana ko abanyafurika bakomeza kugenda bagaragaza ko batari buze kuba bakemera ko Amerika iza kuba yabagira akarima k'igikoni. Ndajya nk'ubwo kandi Venezuela yakomeje kugenda igaragaza ko bayifungiye umuperezida wabo, Perezida Maduro. Mu by'ukuri ndajya ngo mwabonye uko yashimuswe igitaraganya, ariko biza kuba byakumvikana ko abanye Venezuela bakomeje kugenda bagaragaza ko ibingibi batari kubyumvaho rumwe na Donald Trump wakomeje kugenda ugaragaza mu kwigarurira abaperezida bagenzi be, akomeza kugenda abashimuta. Ibi byose ndajya ngo by'ukuri tugiye kuba tukabirehabira hamwe mu byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi ndagira ngo u Rwanda rwongeye kuba rwakigaragaza neza mu gihugu cya Jamaica mu byakomeje kugenda bigaragazwa mu gusana ibyangirijwe n'ibiza, bikaba byongeye kuba byakumvikana u Rwanda rwongeye kwigaragaza neza mu by'ukuri hano ku mugabane wa Afurika. Biri kumvikana ko u Rwanda rukomeje kugenda rugira amanota ari hejuru cyane mu kwiteza imbere, mu kurinda umutekano w'ibindi bihugu ndetse n'umwimbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ukaza kuba wasanga u Rwanda ruraza kuba ruri very clean ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo hamaze iminsi humvikana amarushanwa yakomeje kugenda agaragazwa u Rwanda rwitabiriye, ariko kandi u Rwanda nk'urwego rwa RDF ndetse na RNP cyangwa se polisi byakomeje kugenda byumvikana ko bakomeje kugenda batwara amanota menshi cyane, bikaza kuba byarangira u Rwanda rwisanze ku mwanya wa 6. Biri kumvikana ko ariko gisirikare yaje kuba yakisanga ku mwanya wa 3, mu gihe kandi polisi yisanze ku mwanya wa 6. Ibi kandi biraza kuba byatuma u Rwanda rubuze kuba rwajya ku myanya y'imbere yo kuhatana. Rego mu by'ukuri u Rwanda rwongeye kuba rwakwisanga muri military cyangwa se mu marushanwa yo kuba rwaharanira cyangwa se rwahatana na military na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bikaza kuba byatuma u Rwanda rukomeza kugenda rugaragara mu gutwara ibikombe bitandukanye. Rego mu by'ukuri twakomeje kugenda dukomoza kuri aya makuru tugiye kuba twabagezaho. Bimwe mu byakomeje kugenda biranga aya makuru yacu, ndagira ngo tubashe kuba twareba ku byakomeje kugenda bigaragazwa kuri aka kanya, nkuko update zakomeje kugenda zitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda zone nyinshi. Aho wageze ni kuri Rwanda Media Info, nyaboneka nimba utarakanda subscribe tukanda subscribe, ikindi kandi ukano gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu Rwanda nakomeje kugenda mbona urwego rwa RSSB rwakomeje kugenda rugaragaza ko ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda bukomeje kugenda bujya hejuru cyane, mu gihe kandi abaturarwanda benshi
bakomeza kugenda bagaragariza leta y'u Rwanda kuba yagira inyunganizi igaragaza ku bwisungane mu kwivuza ikaba yatanga 50%. Ibi kandi bikaza kuba byatuma abanyarwanda mu by'ukuri bagura mituweli bari buze kuba bayigura bishimye cyangwa se bashishikaye cyane. Ukaza kuba wabona ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda agaragaza ko ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda bugomba kuba bwashyirwa imbere cyane. Ariko kandi abaturarwanda bagura mituweli mu Rwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko igihe ibi ngibi byaje kuba byashyirwa mu bikorwa biri buze kuba byasiga igihugu cy'u Rwanda kimeze neza gatanu. Kandi mu byakomeje kugenda bigaragazwa biri kumvikana ko ubwisungane mu kwivuza bugomba kuba bwarebwaho mu by'ukuri hakarebwa ese umunyarwanda natangirwa 50% ku bwisungane mu kwivuza mu Rwanda nta munyarwanda uzongera gusigara atataze mituweli. Ukaza kuba wasanga ibi ngibi biraza kuba byagaragaza ko umuturarwanda mu by'ukuri natangirwa 50% ku bwisungane mu kwivuza abaturarwanda benshi baraza kuba bayoboka mu kuba bagura mituweli. Ibi kandi bize kuba byagaragara ko indwara zakomeza kugenda zirandurwa burundu. Ibi ngibi mu by'ukuri leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragara ko ikomeje kugenda ibishyiraho imbaraga cyane. Ariko nimunyemeye tuze kuba twabikomoza ku musozo w'iki kiganiro twibanda kuri mituweli neza ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ngiye kuba nacokera hamwe ku bibazo bikomeje kugenda bigaragazwa. Ubwo urubyiruko rwakomeje kugenda rugaragaza uti imirimo yo gukora yarabuze mu Rwanda. Ariko si urubyiruko gusa, abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti imirimo yo gukora mu Rwanda yarabuze. Ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ese ni gute abana cyangwa se n'abantu batandukanye muri kategori zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko imirimo yo gukora mu gihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda iba yibura hano mu Rwanda iwacu, ku buryo uza kuba wasanga kubona akazi hano mu gihugu cy'u Rwanda biraza kuba byagurana cyane. Ubwo hari benshi bafite diplome mu barangije bakomeza kugenda bagaragaza ko ari abashomeri cyangwa se akazi karimo kubura. Ibi ngibi ngiye kuba nabikomorazaho mu magambo make cyane ku byakomeje kugenda bitangazwa. Ndagira ngo mu by'ukuri mumaze iminsi mwumva inama y'umushyikirano imaze iminsi ba byakomeje kugenda bigaragara ko mu Rwanda hakomeza kugenda hagaragara ikibazo cy'imirimo ikomeza kugenda iba yibura. Ukaza kuba wasanga ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti ko twarangije kwiga tukiga amashuri yose tukayarangiza na kaminuza tukazishyiraho, niki gituma mu by'ukuri tutarimo kuba twabona imirimo yo gukora nk'abandi bantu bose mu bindi bihugu bitandukanye. Abandi bantu uraza kuba wasanga bari kwiga bakabona akazi, ariko twebwe niki kiza kuba cyatuma twiga ugasanga mu by'ukuri ntabwo turimo kubona ibyo twize kubikora. Biraza kuba byagona cyane. Ndetse isanisha ry'imibare ikomeza kugenda igaragazwa mu Rwanda nuko gukora akazi k'ibyo wize mu Rwanda biza kuba byagurana cyane kugeza aka kanya. Ukaza kuba wasanga kubikomeza kugenda bigaragazwa. Ubwo benshi barakomeza kugenda bagaragaza uti niki gituma twiga amashuri tukamenuza, ariko ukaza kuba wasanga mu by'ukuri turangije kwiga ntabwo aka kazi k'ibyo twize tuje kuba twakabona. Donc ukaza kuba wasanga ni ikibazo gikomeye cyane kigomba kuba cyagendwamo gake. Ubwo mu by'ukuri Minisiteri y'Uburezi ikomeza kugenda igaragaza ko ari ikibazo gikomeza kugenda kigwaho, ndetse kandi ubu ngubu ndagira ngo abagera kuri 899 barirukamwe bakorwa ku nzego zo kuba bakigisha, ndetse ubwo mu by'ukuri n'abadelegiteri batandukanye baza kuba bakurwa ku nshingano. Ibi ngibi biraza kuba byavuga ko mu Rwanda mu by'ukuri kubona akazi biraza kuba byagorana cyane. Ariko kandi ibikomeza kugenda byumvikana nuko leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko igikomeje kugenda ishakira hamwe mu by'ukuri bimwe mu bibazo byaba igisubizo cya bamwe mu bakomeza kugenda bagaragaza uti imirimo yo gukora mu gihugu cy'u Rwanda yarabuze. Uraza kuba wasanga nubwo babikomozaho kandi koko yego nibyo 100%, kuko simamya ko mu gihugu cy'u Rwanda ijanisha rikomeza kugenda rigaragazwa nuko imirimo mu gihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda igaragara ko ikomeza kugenda ibura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ukaza ko wasanga kubikomeza kugenda bigaragazwa koko nibyo mu gihugu cy'u Rwanda imirimo yo gukora iraza kuba yaba yibura. Ndakubwira ko mu gihugu cy'u Rwanda uraza kuba wasanga umuntu nimba yize kuba wenda yakora amazi ntabwo ari buze ko yakora aya mazi, kuko uraza kuba wasanga haracyarimo gukora ikene wabo. Uyu muntu mu by'ukuri yize gukora amazi, ariko araza kujya gukora aya mazi asange mu mazi mu by'ukuri harimo abantu baruzuye barimo kuyakora kandi mu by'ukuri batanze ruswa. Ibi kandi biraza kuba byakomozwa ku bikomeza kugenda bigaragazwa ko mu Rwanda ikibazo cya ruswa gikomeza kugenda cyogera. Ndagira ngo mu by'ukuri mukomeza kugenda bitangazwa, ubuyobozi bukomeza kugenda bukora ibarusha mibare rikomeza kugenda rigaragaza ko mu Rwanda ruswa ikomeza kugenda yogera cyane, ngo inzego zitandukanye ruswa iracyakomeza kugenda yibanda ku nzego zitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri tuganire ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Byumvikana ko mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugera byumvikana ko ababyeyi bigisha abana cyangwa se abarezi bakomeje kugenda bagaragaza bavuga uti leta y'u Rwanda nyaboneka
turimo twigisha abana ariko ugasanga minerivare ikomeza kugenda ibura, ndetse ubwo biraza kuba byakomozwa no ku babyeyi bohereza abana ku ishuri bagasigara mu rugo bakagaragaza uti turohereza abana ku ishuri bakagaruka mu by'ukuri bagaragaza uti minerivare yaje kuba yabura bakirukanwa. Ibi kandi bikumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane, ukaza ko wasanga nese yakakaje gahunda bikumvikana ko mu by'ukuri nimba umwana atabonye 50%, uyu mwana ntabwo mu by'ukuri nesa imwitayeho, ntabwo azigera yimuka cyangwa se azabona pasi yo kuba yakimuka. Bityo kandi ababyeyi bakagaragaza uti nyaboneka turapfukama dupfukamira nesa nirebe icyo yakora kugira ngo aba bana bacu baze kuba bakiga ntibaze ko bakirukanwa, mu gihe kandi amafaranga yo kwishyura ku ishuri yabuze. Mu by'ukuri niba twihanganire tuzabasha kuba mu by'ukuri twayishyura nyuma, ariko abana bacu babashe kuba bakiga. Ugasanga abana nabo baragira uti ni mutwihanganire ibibazo byose dubasha kuba mu by'ukuri tunyuramo, ntabwo twibyaye kandi turimo kwiga ntabwo turimo gukorera amafaranga. Donc ugaza ko wasanga ni ikibazo gikomeye cyane urwego rwanditse mu Rwanda rugomba kuba rwarebaho, ndetse na rege ikabasha kuba yareba kuri iki kibazo gikomeza kugenda kigaragazwa, hakarebwa mu by'ukuri ibyabasha kuba byakorwa. Ese koko niba umwana yirukanwa kandi koko biri kumvikana umwana ari kwiga ntabwo ari gukorera amafaranga, kandi ababyeyi ntabwo bafite imyumvire imeze kimwe, donc ikintu kiraza kuba cyakomozwa ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndayo mu by'ukuri tekinike muri nesa ize kuba yareba kuri ikintu gikomeza kugenda kigaragazwa, mu gihe kandi abana imyaka 15 babangavu mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bakomeje kugenda banenga serivisi ikomeje kugenda igaragazwa igamije kongera kuba hakumirwa inda zikomeza kugenda ziterwa abangavu zitateganyijwe. Ukabona ko ibingibi mu by'ukuri inama ya minisitiri yatiranye yagaragaje ko igisubizo kiri buze kuba cyava mu kuba bakana cyangwa se bagafunga ibyara ku bana b'imyaka 15 mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi ukaza kuba wasanga n'imbogamizi zikomeye cyane zikomeza kugenda zigaragazwa n'aba bakobwa. Ababyeyi nabo kagaragaza uti abana bacu ni gute baza ko bakifungisha ibyara bagamije ko mu by'ukuri ngo bataterwa inda. Ibi ngibi mu by'ukuri biraza ko byagaragazwa nk'igikorwa cyo kuba bakerura uburayi ku karubanda mu Rwanda. Ubwo ngubwo nimba umwana w'imyaka 15 mu Rwanda sa kuba yakifungisha ibyara hagamijwe ko mu by'ukuri agomba kuba yakirinda guterwa inda, biraza ko byakumvikana ko ubwo abana b'imyaka 15 mu Rwanda bakora imirimo y'ubusambanyi. Ibingibi mu by'ukuri biraza kuba byakomara cyangwa se bifungura imiryango ikomeza kugenda igaragara umwana w'imyaka 15 mu Rwanda haragaragara ubusambanyi buteye ubwoba cyane. Ariko kandi wareba kandi badi ukaza kuba wasanga ikibazo cyo kuba abana b'imyaka 15 mu Rwanda barakomeza kugenda bagaragaza ko ngo bakomeje kugenda bazamura ubusambanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikintu gikomeza kugenda kigaragazwa, nuza kuba wareba uraza kuba wasanga mu by'ukuri ku rundi ruhande rukomeza kugenda rugaragara mu Rwanda ni hatagira igikorwa abana bararangira. Ibingibi mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko igisubizo ngaruko batereza inshinge zifunga ibyara. Ubwo ngubwo abakobwa muri igenda mujye mureba mu by'ukuri ibyo mukora mukomeze kugenda mubikora hani mu bwenge, kuko ni mukomeze iki kintu gikomeza kugenda kigaragara mu Rwanda cyo kugenda ubusambanyi buzamuka, ngo biraza kuba byarangira ngo igihugu kibashe kuba cyabatera inshinge zifunga ibyara, kandi biraza kuba byabagiraho ingaruka birabagiraho ingaruka kubikomeza kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo ubwisungane mu kwivuza mituweli RSSB yakomeje kugenda igaragaza ko abaturarwanda bakomeza kugenda bagaragaza hafi miliyoni 14 zisaga 15 zituye u Rwanda, bikomeza kugenda byumvikana ko ngo ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza kikiri ikibazo gikomeye cyane no mu gihugu cy'u Rwanda. Uraza kuba wasanga ngo umuntu afite umuryango ugizwe n'abantu bagera ku 10 ngo ntago mu by'ukuri aya mafaranga ari kuyabona. Kubikomeza kugenda bigaragazwa nuko ngo leta gahunda y'igihugu igomba kuba yashyiraho inyunganizi cyangwa se nkunganire kuri mituweli. Abagura mituweli bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeza kugenda kigaragara ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ibikomeza kugenda byumvikana kuri aka kanya biraza kuba byagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda bukomeje kugenda bugaragara ko hakirimo ikibazo gikomeye cyane. Ibarusha mibare rikomeza kugenda rigaragazwa rikomeza kugenda ryumvikana neza ko mu Rwanda ngo mu by'ukuri byibura ngo 35% buriya ngo badatanga mituweli. Ubwo byaje kuba byantangaza ni gutuza ko wasanga abagera kuri 35% mu Rwanda ngo ntabwo batanga ubwisungane mu kwivuza, ntabwo mu by'ukuri bafite ubwishingane mu kuba bakivuza. Uraza kuba wasanga ibingibi mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa. Nkibaza uti ni gute leta y'u Rwanda yateye imbere ikakomeza kugenda igaragaza buri munsi uti mu by'ukuri abaturarwanda bagomba kuba babaho neza,
ni gute mu by'ukuri uza kuba wasanga ngo hari abanyarwanda bataratanga mituweli, ukaza kuba wasanga ibingibi ari ikibazo gikomeye cyane kubikomeza kugenda bigaragazwa. Ubwo mu by'ukuri urwego rw'igihugu RSSB yakomeje kugenda igaragaza ko hagiye kuba harebwa icyakorwa mu by'ukuri, bakaba batanga nkunganire kuri mituweli kugira ngo abana mu by'ukuri babashe kuba bakivuza, ababyeyi n'abandi batandukanye muri kategori zitandukanye. Ubwo ngubwo muraza kuba mwanyihangana tekiniki ikomeza kugenda ibijyamo, ubwo network akazakomeza kugenda zicikira tukabagezaho amakuru mu buryo budakwiye. Ubwo muraza kuba mwakihangana n'urakara, ubwo uraza kuba wavuga yawe, kandi niyamye abantu bakomeza kugenda batera commentaire uti mu byo kuravuga wiruka cyane, abandi uti reka mbabwire ngo nurakara uze kuba wakora amakuru yawe. Ni tekinike ibikomeza kugenda ibikora ibingibi byose, mu by'ukuri tuba dukomeza kugenda tubagezaho, tuba tugamije kugenda tubagezaho update ziba zakomeje kugenda zitangazwa, ariko kandi bizagenda neza mani, tujye tubagezaho amakuru mu buryo bwizewe, kuko ibindi byose bikomeza kugenda bivuga akuna shida kuri mwe mukomeza kugenda mudukurikira gatanu ku kandi. Ubwo muri Goma honje kuba hagwa indege kandi yonje kuba yagwa ku kibuga cya Goma, byari bitangaza bidasanzwe. Tekereza ko mu by'ukuri mu kibuga cya Goma cyangwa se hano muri Kongo byumvikana ko kuba Goma yafatwa nta ndege ribwongere kuba yahagwa, ariko ku munsi w'ejo ndagira ngo urwego rwa ONU rwongeye kuba rwagaragaza mu koreza abasirikare kandi baza kuba mu by'ukuri bagwa ku kibuga cya Goma. Indege ya ONU iza kuba byagaragara kuri Goma, ni ibintu by'ibitangaza byongeye kuba byagaragara hano ku kibuga cya Goma mu byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndetse mu by'ukuri aya makuru yongeye kuba yagaragara nk'igitangaza kidasanzwe kubona indege yongera kuba yakisanga ku kibuga cya Goma. Ni ibintu byari bimaze iminsi bitavugwa hano muri Goma. Ngaye ngukura mu by'ukuri ndagira ngo mbonye amakuru ndimo kwiscrollinga ngenda ntambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku rubuga rwa Twitter ndagira ngo Minisiteri y'Uburezi yongeye kuba yagaragaza ko ndagira ngo ni itangazo rigamije kuba ryakongera guhitura abanyarwanda ariko kandi bafite diplome zigiye zitandukanye. Itangazo rigenewe abanyeshuri barangije by'umwihariko kuba bakiga. Ndagira ngo ni itangazo ryasohotse ku itariki ubwo ngubwo ni 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026, byongera kuba byakumvikana ko ingingo y'imari ivuguruwe yongeye kuba yagaragazwa ko mwaka wa 2026 byongeye kuba byagaragazwa ko hagamije kuba harebwa by'umwihariko ku banyeshuri barangije kuba bakiga ariko bakagaragaza ko imirimo yo gukora ikomeza kugenda iba iyibura. Byongeye kuba byakumvikana ko Minisiteri yongeye kuba yagaragaza ko hagomba kuba hashyirwamo ingingo y'imari ivuguruwe ku itariki 12 2026 hongereweho by'umwihariko ingingo y'imari ikomeza kugenda igaragaza ko igihugu gikomeza kugenda kigaragaza ko gikomeza kugenda gifata imyanzuro igamije kuba yakongera kubaka abaturarwanda ariko kandi ikanarwanya ubushomeri bukomeza kugenda bugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaye ngukura mu by'ukuri ku munara ukomeje kugenda ugaragazwa muri Goma, ndagira ngo ubwo ngubwo hongeye kuba hagaragara indege ya ONU yongeye kuba yagaragaza ko igamije kuzana amahoro muri iki gihugu cya Kongo, ariko kandi bikaza kuba byahurirana byongera kuba byakumvikana ko hari hamaze umwaka mu by'ukuri nta ndege yongera kuba yagwa kuri iki kibuga cy'indege kiherereye muri Goma. Bikumvikana ko ku munsi w'ejo ari bwongeye kuba hagaragara indege yongeye kuba yagwa kuri iki kibuga cya Goma, ariko kandi iminara yongeye kuba yagaragaza ko mu by'ukuri yongeye kuba yakomorerwa ku byakomeje kugenda bigaragazwa hano muri Goma. Reka ngushimire ko twakomeje kugera tubana gatanu kandi nk'ibisanzwe aha ni kuri Rwanda Media Info. Komeza kugenda kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, ibyo urimo gukora bikomeze kugenda bikunugira gatanu ku kandi. Ishya n'ihirwe amahoro akomeze kugenda abana nawe nk'uko dukomeza kugenda tubabwira. Aya ni amakuru aba yakomeje kugenda atangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Aha ni kuri Rwanda Update TV, komezaho agashinga kugira ngo ujye ugezwaho n'amakuru yacu dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Ciao ciao.